kimwe insinzi kuri Real Madrid ibitego 3-1 muri uyu mukino bakinagamo na George Mikautadize navuga Villarreal niwe batsinze igitego kimwe muri uyu mukino ibitego bibiri bya Vini Junior igitego cya Kylian Mbappé ariko nepo by'umwihariko ikintu cy'ingenzi cyavuye muri uyu mukino umugani w'indirimbo ya Rayon Sport ngo ubufatanye mu kibuga ubufatanye urukundo rwa Mbappé ahereza umupira Vini ngo atere penalty byongeye kwerekana ko gufatanya kwa Vini na Mbappé byatanga umusaruro mwiza muri Real muri mwaka w'imikino. Ya urakoze cyane wenda ngene naho nari butinde kugira ngo wenda iyi match ntaza kwifata igihe kinini cyane. Iyo urebye kuri equipe y'umutoza Xabi Alonso twari twagiye tugaruka kuri 11 ashobora gukoresha ni nabyo abantu bari bagiye batindaho babavuga batesaragaruka kuri defense atwa byari byavuzwe ariko nabonye amwe mu basesenguza zagaruka ku kibazo cyo kumenya ngo ese undi yakina defense atwa ninde yari bushyire muri axe wundi nyuma ya Eder Militao na Dino Hussein hatekerejwe David Alaba yakoresheje kuri match ya Kairat ariko nayo nagize n'impungenge ndabyuka nakoranye na Mbappé ndetse na Irene yabwira nti ntabwo David Alaba wa Kairat ari ugiye gushora kuri ikipe ya Villarreal biri bugorane ikindi Chouameni nk'umu DM ubuvuye mu kibuga kandi byaragaragaraga ko nakina defense atwa n'undi Valverde ari buce muri couloir yose y'iburyo uyu munsi Ceballos kumukinisha nka defensive midfielder ntibishoboka ubwo DM abantu batajyana message defensive midfielder umukaseri abavuga ngo nsanga muri DM akumva message urumva byarimo ikibazo cyo kuvuga ngo nakina defense atwa ibintu bye yigeze gukina yanatangiriyeho muri Real arabona ntibitanga umusaruro byari bumwime zimwe muri options z'abakinnyi yari bubure ku myanya yabo kandi bingenzi ahitamo kuvuga ati Fede Valverde n'ubundi nawe ujye uba mwiza cyangwa se yakinaga kuri uwo mwanya yabaga afite imibare myiza ariko aba ari we mpakinisha kuri kabiri ni kimwe mu bintu byagaragaye icyo twabwira abantu kuri match ya Villarreal uyu mugabo passe 64 ze zabaye complet atanga ki passe ebyiri za passe zimwe bavuga ngo zitera ibibazo adversaire ki pass ni nka pass shobora kuvamo igitego pass shobora kuvamo igitego yego akreye uburyo bumwe bukomeye cyane yabashije kuganya amaduel 5 muri 6 yakoze akora tackle akora interception ebyiri urumva ko kuri la match ku ruhande rw'iburyo nk'umu right back hari impamvu ari we wahazanywe paraporo y'uburyo hazanywa Raúl Asensio cyangwa se ugatekereza undi ariko biragaragara ko kwatekereza Valverde cyabaye igisubizo cyiza icyo ni kimwe mu byaranze match kindi Chouameni urumva kuza hagati tukabona bazanye Dani Ceballos ikintu nahise nkura muri iyi formation yo kuzana Dani Ceballos ku 8 Aderari nabonye ko Alonso nawe yabonye ko Jude ari kugaruka gake gake atari kwita force kwita umuzana nge nawe hano ntitwagiye tubigaruka niyo mpamvu navuze ni turahari ibyo turi bugende dukomaho hari impamvu abantu tugomba kujya tubana kere ku muntu uzajya ucika ikiganiro akaza bisa nk'ari byamusize kandi bisi nizajya bayagiye ntabwo biragoye uzajya bayagiye twihuta cyane ubwo na Redagoreri ku 10 hari impamvu ari twagiye tubisobanura reka tugaruke rero kuri iki kintu cy'ubufatanye bwa Kylian Mbappé ndetse na Vinicius iyo urebye neza cyane ikipe ya Real Madrid Kylian Mbappé rote ntacyo umuntu amushinja match 10 ibitego 14 na assist zigera muri 2 niba ntibeshye uruhare rw'ibitego ubwo 16 mu mikino 10 bikwereka ko ari umukinnyi wamaze gusobanura uwo ari we n'iyi sezo sibye ko n'umwaka ushize imibare yaravugaga n'ubundi nta ushidikanya ku bitego yatsinze ni Duigo yagiye akuraho n'imibare ye niyo mwaka uburyo yatangiye perfect kabisa mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa Rebelle Lecoq ndetse n'ikipe ya Real Madrid ariko hari ikintu kimwe cyo kwibazana nacyo nahoze ntekereza nabonye cyatangiye gusa nkaho gikorwaho muri Real Madrid nyuma yo kunyagirwa n'ikipe ya Atletico Madrid bisa nka Alonso nawe hari uburyo yagiye yiga undi muvuno cyangwa se agira ibindi bitekerezo mu buryo bwagutse ni nazo mpungenge nagiraga ubundi iyo tuvuze Barcelona nziza yabatwaye ibikombe mwaka ushize ni Barcelona yari ifite abakinnyi barenze umwe bashobora gukora ikinyuranyo ku mukino shaka gukora imibare uyu munsi Rafinha ari bugutsindira igitego Lamine Yamal nawe yabikora na Robert Lewandowski yabikora ariko areba ku ikipe ya Real Madrid ukabona biraturuka kwa Kylian Mbappé rote gusa atatsinze igitego cyangwa se yatsinze kimwe ntijyagije Real Madrid ndatakaje match kuri match ya Atletico Madrid wabonaga imibare yose ya Diego Simeone iri mu kuvuga ngo Kylian Mbappé rote mu byo dukoraho cyane
turashaka uburyo tubikuye umukino kuko na Simeone yarabizi ko Vinicius Junior si mwiza uburyo yatangiye iyi season wenda sibye kuba ari kugenda agaruka ariko ntabwo yari mwiza cyane wareba kuri Ardagira araza gutsinda igitego atange na assist ariko usange ntabwo biri bube bihagije mu buryo bw'ibyo ukeneye muri match nk'iriya kugira ngo ucyure umukino reka tubyemere ko na Ardagira hari ariko se na Mbappé rote niba yabuze Ardagira imibare yonyine yiratwara ntukeneye undi muntu utari Mbappé bigaragara ko babitse bashatse uburyo atari bubaneshe nubwo yabatsinda icyo gitego ariko ibyo ari butsinde muri match niba byari bitatu baze kugabanya umubare wabyo mu buryo bwo kumubika kandi Simeone ubona ko iyo mibare yabaye myiza hari ikintu najyaga nibaza ni nacyo ntegereje kubona Xabi Alonso agikoraho ese ni ryari tuzabona Vinicius Junior yongeye kuba mwiza bize Real Madrid kavuga ngo dufite Mbappé dufite na Vini tukagira wenda na Ardagira yego dufite na Mastantuono imibare ye nubwo itazira mu bitego na assist ariko nawe mu buryo bwo gukreye uburyo mu buryo bwo kudufasha kumena sa adversaire arahari mu gihe tukinategereje Jude Bellingham wenda tutazi uko azagaruka ameze nabonye Vinicius mwiza kuko niyo ureba neza cyane kuri iyi match mutoza Marcelino ikipe ya Villarreal cyane mutoza ukomeye cyane Marcelino yafashe uyu musore witwa Rafa Male uyu musore muto w'imyaka 23 tetaye nziza cyane asa nk'umukinishije arinde witwa Kylian Mbappé rote man to man cyangwa se ibyo twitaraga home anavuga ngo ndafata umukinnyi murindisha umukinnyi runaka ko aravuga ati nimfata Kylian Mbappé rote wenda ndasigara aba bakinnyi bo mu mande banje bari kurwana no kugira ute no kuza gufata cyane witwa Vinicius Junior cyangwa se gukora block ni umuntu areba neza cyane uburyo ajya akina kuri aba bakinnyi be urande rw'iburyo rw'uriho umusore yitwa Mourinho waje no kubona ikarita itukura ndetse na John Bushanan yaje no kumukuramo mu buryo bwo kugira ngo akomeza afunge neza cyane uruhande azana Nicolas Pepe wabonaga ko imibare yari kuvuga ngo reka mbike witwa Mbappé ubone itsigare mpanganye n'abandi bakinnyi basigaye nongeye kubona Vini mwiza ushaka gukinira mu makombinezo na bagenzi be bakamufasha ku exploit espace vide ziri kugaragara muri defense ya Villarreal yishutse gakinaho man to man kuri Kylian Mbappé rote vuga ngo ni ufashe umukinnyi nka Male ukamukura mu buryo bw'imikinire yawe ukavuga ngo agiye kurinda witwa Kylian Mbappé rote uri umurushe kwiruka uri umurushe imbaraga z'umubiri uri umurushe technique bivuga ngo Renato Veigaragaza gusigara ari umwe muri mediane araza kwiperimeta gusubira muri defense kuza gukina nk'umwaxiale cyangwa se umwe mu bafullback bawe arajya hengamira cyane muri defense centrale bituma usiga icyuho ku mwanya runaka ari nacyo kibazo Marcelino yaje guhura nacyo muze kuri ibitego bya Real Madrid mure ku witwa Vinicius Junior hari ama espace vide yagomba ku exploiter nakoresha exploit individuel nk'umukinnyi mwiza ufite ubuhanga ku giti cye wakiniga match abasha kwibyaza umusaruro byatumye tubona Vini mwiza Vini wagerageje amashoti atanu mu mukina naganiza Vini wagerageje gukora imipira 17 mu rubuga rwa Villarreal rw'amahina Vini wakoreweho penalty Vini watsinze ibitego bibiri igisobanuro cy'icyo Mbappé yakoze Vini wabashije guhirwa na match bigaragara ko Mbappé ahari kuburira Vini ari kuha profita cyangwa se wari kuhaboneka niba yabashije gukora igitego niba yabashije gukorerwa penalty Mbappé akaba bizi neza igisobanuro cya Vini mwiza kuko uyu munsi Mbappé nawe arabizi ko kuba ari mwiza wenyine nago bihagije byarabakotinze umwaka ushize kimwe mu byatumye imidende batayambara imidari no gutwara ibikombe ni Mbappé wakoraga imibare ariko ugasanga niye wenyine ntabwo Rodrigo na Vini ari beza Mbappé arabizi rero ko nubwo atsinda ibyo bitego 14 aka kanya na assist ebyiri mu mikino 10 unakeneye Vini mwiza kugira ngo mubashe kuba benshi bakora igitego cyangwa se bafashe kipe kubona umusaruro Mbappé yambuye wa mwambaro uvuga ngo ese imibare yanjye yonyine idahesha Real Madrid igikombe irampagije ese nfatanyije na Vini n'ubundi imibare yanjye nabwo nkayikora cyangwa se tubaye benshi ariko imibare yanjye nkayikora iyo mibare y'ibikombe ntiyabiri bunansunike kuri ya mibare yanjye bigatuma nanjye hari podium ushobora kwinjiraho cyangwa se nahagararaho yatuma nanjye nkabyinzozi ibyo bintu ubona ko biri kugenda nabonye muri match ya Villarreal byahindutse Aderari icyo ni ikintu gikomeye ngenzi nsa nk'uwakuye muri la match
y'ikipe ya Real Madrid na Villarreal. urugendo mu by'ukuri rutwerekeza kuri El Clasico ni tariki 20. arakana nanjye nifuza gukomoza ku kibazo mbere yuko wenda uvuga ikindi kuri aka kantu ka Mbappe na Vini. Mbappe na Vini nepo ugarutse ku kintu cyiza cyane cy'ingenzi. Demo Real Madrid igira abakinnyi bari mu mwuka mwiza badeside imikino, demo batsinda match nyinshi kuruta uko Mbappe umwaka ushize wabonaga ari we uri motive wenyine mu busatirizi kuruta abandi bamugaragiye. Ndavuga Rodrigo Guz na Vinicius. Na Rodrigo Guz nabonye gira ikiganiro kinini itangazamakuru avuga uburyo umwaka ushize w'imikino yahuye n'ibibazo bigoye byo mu mutwe, kwigunga n'ibindi, ariko ashimira Imana ko yabirenze. Turibuka Vini yamaze igihe kinini atarakira ko yambuwe itara ryo kuyobora attack ya Real Madrid. Ariko anyina bona spotlight yose yaragiye kuri Mbappe, icyo kintu kucyakira nawe byafashe igihe cyane byaramugoye, binahurirana na ya Ballon d'Or yari yarabuze. Aha no kubura Ballon d'Or. Avuga ko Real Madrid yari bukora ibirenze ibyo yakoze mu kumusonika kugira ngo atware Ballon d'Or. Ariko nyine abona muri mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo yakaba yatangira kugira uburyo yitabwaho. Mbappe azahabwa ibintu byose, ama penalty, amakufra, ibiki bintu byose, imipira ari ugomba kugaburirwa. Mbappe niwe ari motive wenyine. Ariko Vini amaze gushyira ibirenge hasi. Amaze kubona ko akeneye amasezerano meza muri Real Madrid. Derafu kuyagira ntago ari bugira amasezerano bishingiye ku byo yakoze mu myaka itambutse. Kuko umupira w'iki gihe ugendana n'ibigezweho. Ntago uzaka amasezerano. Perez urimo uramubwira ko ukeneye kugira umushahara mwiza kuruta abandi muri Real Madrid, najya kureba muri sezo abone Mbappe ari mu bitego 40, wowe uri mu bitego 13. Aravuga ati dukeneye wa Vini wacyagiye. Therefore ashaka gutangira nyine kujustifia ubushobozi bwe n'impano ye. Bimwe byo nabwiye Xabi Alonso namubwiye ati sinifuza kuba muri Real Madrid nk'umusimbura. Uruka ko game za mbere yatangiye kujya musimbuza cyane. Amusangiza imikino na Rodrigo. Rodrigo akagera naho abanzamo Vini yabanje hanze. Aravuga ati waya mbabarira rwose njyewe niba ari byo systeme za wifuza niteguye kubikora, niteguye gufasha, niteguye gukora ibyo nsabwa byose, ariko hano nk'umukinnyi wo mu grand joueur ntago ndi umukinnyi wo kuba mu mukino wenda n'urugero byananiye nkasimburwa. Buryo umukinnyi munini wo mu grand joueur avuga ati minota 60 yananira, 70 yananira, ariko 10 yanyuma nkakora ikinyuranye. Umukinnyi wo mu grand joueur ubundi nuko bamera. Ntago wabona Messi arimo agira game mbi ngo uhite umukura mu kibuga. Ntago Cristiano agira umukino mubi ngo umukure mu kibuga. Kuko uriya ni umukinnyi no ku munota wa 95 akora accident da game mu gatsinda. Aravuga ati rero ntago iyo state yo kuba umusimbura hano nyigize, ntago binshyigikira nk'umuntu batekereza ko ndi Prince wa Neymar mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Nk'igikoma ngoma nyine ugomba kuzasimbura Neymar, nkambara nimero 10 ya Brazil, akaba ari nge muntu ujya kwitara imyaka myinshi. Therefore reka niteguye gusavinga neza Mbappe, nanjye ubwanjye nkakomeza kuba mwiza kurushaho. Icyo kintu akimara kucyakira Mbappe nyuma yo kubona ko Vini yahinduye attitude kuri we, babona penalty, Mbappe arayifata aramubwira ati Vini tera. Uri kumva icyo kintu nepo cyane. Mbappe yabonye ko umuhungu yiteguye gukorana cyane, biteguye kuba hamwe. Nta kuvuga ngo ngitara riri kuri uyu, oya. Niba mwiteguye gukorana, Mbappe aravuga ati you know what, iyi sezo nubundi mpagaze neza, maze gutsinda ibitego ngira ngo 14, fata penalty utsinde, twembi tujye kuri score sheet. Onye na message yashyira ku mbuga. Mbappe afite ibitego muri La Liga 9, ntakurikirwa na Julian Alvarez arimo 8, Julian Alvarez 6 na Vini 5. Rumba Mbappe niba afite nk'umunani ari we top scorer. Saison yose afite 14 toute competition mu marushanwa yose. Muri La Liga ashakora 8 rwose, ashakora 8 niba atari 9, kuko akurikirwa na Julian Alvarez wa 6, Vini agakurikirana 5. Akimara kumuhirira penalty, Mbappe yagiye kuri Instagram ashyiraho message kuri story ye, aravuga ngo always on your boat. Ashyiraho ifoto ari kumwe na Vini. Always on your boat, ati buri gihe ndi mu bwato bwawe. Arumva Mbappe ati ndi mu bwato bwawe. Vini ara replying aravuga ati we are in this together my brother. Ati bingibi
tubirimo twembi muvandimwe batangiye kugira nayo bromance mu kibuga no hanze y'ikibuga Yego. demo barushanaho kumva ko twakora twese ikipe igatsinda demo ekipe ikomeza kuba compact kurushaho mu bijyanye no gutsinda ibitego. Mbappe na Vini bamaze gutsinda igitego muri game eshatu zitandukanye iyi sezo muri La Liga. buri wese agatsinda muri match bombi muri game muri match bakaba batsinze muri game imwe. Yego muri game babikoze gatatu umwaka ushize uzi ko babikoze inshuro enye gusa muri sezo Sezo yose. Wow. iyi sezo bari kuri journée ya kangahe ya munani bari kuri journée ya munani babikoze inshuro eshatu bombi kuba batsinze muri game. Umwaka ushize ni ikintu bakoze inshuro enye gusa muri match 26 bombi bari mu kibuga. Ni intangiriro nziza kuri bano basore bombi. Kuri muri izi match 8 bamaze gukina iyi sezo batsinze bombi kuri Villarreal, batsinze bombi kuri Levante, batsinze bombi kuri match ya Real Oviedo. Ni impinduka kuri bano basore bombi. Yego. Iyi sezo muri La Liga Mbappe amaze kugira uruhare rw'ibitego 9. Bavuze ko afite ibitego bingahe? Umunani. Na system uruhare rw'ibitego 9. Na Vini uruhare rw'ibitego 11 sorry. Ni uruhare rw'ibitego 11 urebe neza. Mbappe. Mbappe. Iyi sezo muri La Liga. No Vini nawe afite uruhare rw'ibitego 9 urebe. Na Vini Nepo afite uruhare rw'ibitego 9. Urukumva kintu Mbappe uruhare rw'ibitego 11 La Liga ni ibitego 9 na assist ebyiri nibyo ni 9 kuko Julian arakurikira uruhare rw'ibitego 11 yego niko bimeze ko numvaga gutuma 9 na Vini uruhare rw'ibitego 9 undebere na Vini ibitego na ubwo ni ibitego 5 na assist enye Vini urumva bombi nibura uramutse uteranije no musaruro wa bombi muri izi match bamaze gukina ni barimo barafasha cyane Real Madrid kwigora rwose 20. Urakoze cyane. So mu magambo make Mbappe we forme ze ziri unstoppable iyi sezo muri match 14 sorry muri match 10 amaze gukina iyi sezo match imwe yonyine niyo atatsinzemo igitego. Mbappe match imwe yonyine niyo atatsinzemo igitego muri izi match 10 Real Madrid imaze gukina umwaka w'imikino mu marushanwa yose. So nekereza ko ukuguhuza kwa bano basore bombi biraza gutuma iyi Real Madrid ikomeza kongera kuba nziza kurushaho ku buryo bizanakosoka no mu mikino ikomeye. Aba bombi bavuze ati reka muri uyu mukino tureke egos zacu bakabishyira ku ruhande bavuga ati twebwe let's work wenda umusaruro nyuma abafana bazihitiramo uwo bashyigikira abahereza ibihembo. Hari n'ikindi kintu kimwe akandi kantu kamwe Mbappe buriya uyu munsi ni muzana iyo ego buri wese akumva ko ibintu yabikora ku giti cye. Ndakubwiza ukuri ntacyo uri kunganiraho kuri Mastantono na Ridagire. Igyo bayiza aba bana kugira ngo babe beza kuri mwe nuko namwe mubereka ko muri beza kuri mwe ya muri mufite ubwo bumwe. Ariko hari ikintu avuze gikomeye cyane uravuga nk'ibitego 5 muri La Liga bya Vini mu mikino 8 yonyine ubushize mu mikino 30 yatsinze ibitego 11 na assist 8 amaze gukora kimwe cya kabiri cya assist yakoze umwaka ushize muri kimwe cya kane cya sezo urakoze. So anyombe ko no bufatanye tunashimira zivande zombi tunashimira Zabi Alonso umwaka w'imikino ujya gutangira wavuze ati I read you follow ndayobora abandi mukurikira. Turimo turavuga match ya Madrid na Villarreal kuwa gatandatu 3-1 bibiri bya Vini na kimwe cya Mbappe ariko bakuyemo imvune y'umuvandimwe witwa Kylian Mbappe. Ubu ngubu ari Clairefontaine mu gihugu cy'Ufaransa ariko kugeza kuri saha ntarakorana imyitozo na Didier Deschamps cyangwa se bandi mu kipe y'igihugu Bufaransa. Yafite akabazo k'imvune ntabwo ari gukora imyitozo ariko ntabwo ari muri Espagne ari mu Bufaransa ari muri camp ariko nta myitozo ari gukora mu kipe igihugu y'Ubufaransa. Mbappe Franco Mastantono nawe yagiriye akabazo muri umukino ariko it's minor injury. Muravuga ko ari akabazo katagoranye cyane ku buryo mu minsi iri imbere bafite match zikomeye mu by'ukuri ngira ngo bagiye mu kwezi kugoye. Reka mfate ukwezi kwa 10 turimo no kwa 11 ho gatoya. Ntabwo mfata match nyinshi. Reka mfate ukwa 10 no kwa 11. Ufitemo Juventus muri Ligue des Champions. Ufitemo Barca tariki 26 z'uku kwezi kwa 10
afitemo ekipe yitwa Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza tariki 4 z'ukwezi kwa 11. Nepo fashe imikino 3 byibuze mu byumweru hafi 3 birengamo gato. Juventus, FC Barcelona, Liverpool n'amakipe akomeye. Turavuga abafatanye bwa Vini na Mbappe muri match ya Villarreal n'imikino Adrian yakomoje ariko idakomeye cyane. Match imwe bakinye ikomeye muri iyi sezo bakubiswe igipfunsi, bakubiswe 5 bishyushye na Atletico Madrid. Nepo ufatanye bwa Vini na Mbappe na Real Madrid nyirizina twabonye kuri match ya Villarreal, ariko tukayibona mbere kuri match ya Atletico Madrid kuri za giant clubs y'amakipe akomeye. Ni ibice abonye bakubakiraho muri rusange atari Mbappe na Vini, bakubakiraho muri rusange kuri match zikomeye nk'izi ngizi. Ni ibice bakwiriye gukosora batazarya 5 nk'ibyo bare kuri Atletico Madrid. Ya urakoze cyane, tureke wenda kuri iki ngiki tuvuze kiri kujyana kibyara umusaruro ariko umuntu atana kwirengagiza. Ariko iki kinaje nyuma yaho tubonye yuko uwitwa Mbappe na Vini hari ibyaragendaga bigorana. Ijyari niki uyu mugabo Xabi Alonso hari akantu nabonye namukundiye muri izi match wenda nibyo yatsinzwe n'ikipe ya Atletico Madrid. Hari uburyo yari yagiye akora wenda n'amasabu tuvuga ngo yayirinda yashoboraga kubyara umusaruro. Ariko muri iyi match nongeye kubona ikintu gikomeye cyane, kwibuka yuko hejuru y'iyi kipe ya 11 we yizera hari abandi bakinnyi kandi bashobora kuba babyarura umusaruro Aderal. Kuko turabizi neza cyane mu gihe Real Madrid yabaga ari nziza ni cyagiye Jose Ruyazaga akaba ashobora kuza muri system yubatse neza akaba yagutsindira yahindura match. Turabyuka Brahim Diaz yaje aturutse mu ikipe ya Mirase ntibyigeze bimugora, yagarutse ari umukinnyi ushobora kuza mu kibuga agahindura match bitewe na system yubakitse neza. Nibyo twashoboraga kubona Dani Ceballos mwiza ama equipe nka Arsenal yongera kwifuza kandi yarabo yavuyemo bamuvuma. Ukabona ko system yari yubakitse neza yashoboraga gufasha buri mukinnyi muri Real Madrid. Byagiye bibatwara anijye abantu bavuga babonaga Zinedine Zidane utwara za Champions League 3 bakabona Ancelotti nawe wabikoza agatwara imwe akazagaruka agatwara n'indi. Buriya sibye kugira abakinnyi beza ariko na system nziza n'abakinnyi bose bakaba bumva icyo kintu. Nabonye umutoza Xabi Alonso ushobora kwibuka ko uwitwa Dani Ceballos akeneye match yo kubanzamo kugira ngo anamutegurire sezo yose muri rusange mu buryo bwo kumukora mentally, kumwibutsa yuko uri umukinnyi nanjye mfata nkaho ari cyo wafasha equipe kandi nzi neza ibyo ajya gukora. Brahim Diaz ushobora kuza agatanga assist kuri Kylian Mbappe rote asimbuye Franco Mastantuono, wituma Brahim Diaz yigenda kiheba kumva yuko yarazikaza itafatisha umwana muto cyane ukivi wabo muri Argentina arajahita mukabana umwanya kumuzana ugakomeza kumurima ikizere ni ikintu gikomeye. Rodrigo Gose twarayibonye na cyagiye wamusimbuzaga Vini cyangwa se wamubanzagamo mbere ya Vini, bwari uburyo bwo kumurema bikizere. Jude nabwo kuba yagaruka ukamuha imikino ashobora kutabigenza uko bikwiye akatwereka ko ataragaruka kuri ritime nziza ariko kumushyira mu kibuga asimbuye ukongera kumushyira mu kibuga abanje mu kibuga nibikwereka kuri kumutravaya mu buryo bwose. Icyo bisobanuye ni iki? Iyo competition gutya ya Eduardo Camavinga Yesu wanagarutse, iyo competition yazamutse gutya bituma abakinnyi mu kibuga buri wese atanga do maximum y'ibyo yagatanze. True. Kuko izi match nini nkuko twabivugaga ugowe na match ya Atletico Madrid kubera iki twabivugaga Nancy Fika gwa muri uwo mutego. Ukumva ko umukinnyi byananiranye uri mu muryame mpaka match ikarangira ntacyo ari bugufasha. Ukumva ko izina nka Jude riri bugushuke ko ari buza karangiza match ya Atletico kinyamara umwana watanze assist agatsinda n'igitego nyamara niwe match yari ikwiriye. Ariko ukugenda noneho ubartene ugenda uturuna effective yawe wipasa umupira ogwango groupe yanje ningari swadi yanje nini bituma iyo competition igufasha match nyinshi cyane. Vuga ngo uyu munsi ndaza gukina match ya Juve ninyiva ndinjira muri Clasico kandi ntatakaje ya groupe yanjye. Bivuga ngo uraza no kwirinda cya kibazo cy'umunaniro na cya kibazo cy'imvune kuri baba grand joueur bawe. Bivuga ngo muri ya match nini ndaza kwa mfite groupe yanjye yose au contraire adversaire ashobora kuba dafite abeza be kugira ngo managing kugumana iyo groupe yawe nini nuko ucungane n'ikibazo cya fitness cyabo. Iyo warter na rero uravuga ngo ndaza kuruhura wenda Vini nduhure Mbappe no kugiramo Garcia
Gonzalo watweretse ko mu gihe yamutoza mugiriye icyizere aratwibutsa wa wundi wari we mu gikombe cy'isi nicyo uwitwa Ronse agomba gukora nabibonye yatangiye kugitekereza amaze iminsi agitekereza nicyo kinagomba gufokasinga ariko bikubakira ku kintu gikomeye cyane urinde mu maso y'abakinnyi utoza systeme yawe character yawe icyo abantu bagomba kubanza kukimenya turavuga Vini na Mbappe batahuzaga ariko bahuje mu guhuza kwabo bagomba guhurira kuri systeme yawe bakaba ari ikintu bumva neza cyane kandi biragaragara ko bigenda bifata irangi wibyo bakariro muri 11 gusa byo bake muri groupe yawe ngari